uyu munsi uhoraho areme ikintu gishya, uyu munsi uhoraho akuremere ishimwe rishya, uyu munsi uwiteka agukureho imbaraga mbi agushyireho imbaraga nshya, uyu munsi amaraso ya Yesu agutwikire akwambika undi mwambaro, isi n'umubiri na satani batazongera kukubonamo, ahubwo batazongera kubona no kumenya urindi, kubera ko uri umwana w'Imana. Uyu munsi ugira umugisha w'amajya n'amaza, uyu munsi izina ryawe ribe rishya muri quartier, aho usengera, aho utuye, aho unyura, aho ukorera. Uyu munsi handikwe urundi rwandiko ruvuguruza inama n'imigambi mibi ya satani ku buzima bwawe. Nonaha Uwiteka agushyire mu gituza cye, agutwikirize ukuboko kwe, kandi agukomereze amaboko, akurinde kurwa isari, kandi wongere wumve ko ibyo mwavuganye ntabwo azigera yivuguruza. Yesu aguhe umugisha.